tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venan McD, ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe, kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntambutsa. Ushize twaganiriye uko Imana yatanze ikirego ishinja ubwoko bw'Abisirayeli, turebera hamwe n'uburyo Yesaya yahamije abayuda ubugome, hanyuma tureba n'uburyo Yesaya yabahuguriye guhindukira Uwiteka ngo bababarirwe. Ibyo twaba twarabisomye muri Yesaya igice cya mbere guhera ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 18. Uyu munsi turakomereza mu gitabo cya Yesaya igice cya mbere guhera ku murongo wa 19 tugereye mu gice cya kabiri ku murongo wa 22. Turebere hamwe uko Yesaya yakomeje kubahugurira abwira abayuda guhindukira Uwiteka ngo babarirwe. Twumve nibyo Yesaya yahanuriye ab'inzu ya Yakobo byo mu minsi y'imperuka, n'uburyo ubwami n'igihe cy'umubabaro mwinshi n'amakuba kigiye kuza kizaba kimeze. Nyemerera ariko mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, banze mire ku mazi gato ubundi ngaruke mu kanya twiganirire. Imana ikomeze kugirira neza. Samirana usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakira amajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Uwiteka amaze kuzana ikirego arega abayuda, akabaha agakiza n'inzira yo kuva mu byago, yakomeje kubaburira atuje. Turasoma muri Yesaya igice cya mbere kuva ku murongo wa 19 kugera ku murongo wa 20. Haravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ubuyobozi bw'Imana n'ubuntu bw'Imana nizo ngingo ebyiri zivugwa cyane mu gitabo cya Yesaya. Mu mirongo isigaye igice cya mbere, Imana yari igambiriye kugarura abayuda ngo bayisange, nuko bituma ibaburira igira ngo igire inama Abisirayeli bayigarukire. Turasoma muri Yesaya igice cya mbere kuva ku murongo wa 24 kugera kwa 26. Haravuga ngo nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo umunyambaraga wa Isirayeli avuga ati, yewe nziruhutsa ntuye abanzi banjye, kandi n'ababisha banjye nzabahura. Nzagushyiraho ukuboko ngukuremo rwose inkamba zawe, nkumaremo icyuma kibati. Nzagarura abacamanza bawe n'abajyanama bawe nk'ubwa mbere, hanyuma uzitwa umudugudu ukiranuka, umurwa wiringirwa. Ibizaba kuri Yuda biraterwa nuko abantu bakira impano y'Imana y'ubuntu y'imbabazi. Niba bifuza kuva mu byaha byabo bakumvira Imana, izabagirira ibambe ibaha imigisha yo mu mibereho isanzwe no mu buryo bw'umwuka, ndetse ibarinda ababisha babo. Muri Yesaya igice cya mbere kuva ku murongo wa 27 kugera kwa 29 aravuga ngo Isiyoni hazacungurwa n'imanza zitabera, kandi abahindutseho muri yo bazakizwa no gukiranuka. Ariko abacumura n'abanyabyaha bazarimburanwa, n'abimura Uwiteka bazatsembwa. Muzakorwa n'isoni z'imirinzi mwifuje, kandi muzamwazwa n'amasambu mwatoranije. Ibi bijyanye no gusenga ibigirwamana bitewe n'uko Imana zabaga zishinze munsi y'ibiti binini by'imyelayo hagati mu busitani butunganijwe. Mu gitabo cya Yesaya igice cya mbere kuva ku murongo wa 30 kugera ku murongo wa 31 aravuga ngo kuko muzamera nk'igiti cy'umwela kibibabi birabye, cyangwa nk'isambu itagira amazi. Umunyambaraga azamera nk'ubutumba, kandi umurimo we uzamera nk'igishashi, bizahira hamwe kandi ntawe uzabizimya. Imana abayuda bayifashe uko itari, bayishushanya nk'iyahutiyeho kurakara, ubundi ikihutira guhita ikimanza. Iyo ntiyigeze ibishusho nyakuri y'Imana. Ikibazo nuko ibyaha byacu bimeze nk'urutambi rw'itabaza. Noneho iyo dukinishije agashashi gato k'icyaha, umuriro uhera kukagurumana.
Mu Bagalati ibice 6 ku murongo wa 7 yaravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Radio Sambirana, 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 Usemerera, Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, Sambirana, Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, Sambirana, Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Twinjiye mu gice cya Yesaya, igice cya 2. Guhera ku gice cya 2 kugeza ku gice cya 5 mu gitabo cya Yesaya hakubiyemo ubuhanuzi bumwe bwuzuye. Ibi bice birenga ku byo muri icyo gihe, bikavuga iby'iminsi ya nyuma y'Abisirayeli, ubwoko buri hamwe bw'imiryango 12. Uko tugenda twinjira muri ibi bice, Imana irushaho gusobanura yuko ivuga ku miryango yose y'Abisirayeli ubwo izongera guterana. Imana iracyatekereza kuri Isirayeli nk'ubwoko bumwe. Dusobanukirwe yuko iminsi ya nyuma y'Abisirayeli itagomba kwitiranwa n'iminsi ya nyuma y'itorero. Muri ibi bice Imana ntabwo ivuga ku itorero, nta buryo twakwerekeza ibyo ivuga ku itorero. Ibyo dukwiriye kutabishidikanyaho, bitewe n'uko mu Isezerano Rishya Pawulo yavuze yuko itorero ryari ibanga ryahishwe mu Isezerano rya kera. Ubwo yandikiraga Abaroma, Pawulo yabisobanuye neza agira ati, Imana ibasha kubakomeresha ubutumwa bwiza no kubwiriza ko ibya Yesu Kristo nababwirije bihuza n'ibanga ryahishwe uhereye kera kose. Aya magambo yanditse mu Baroma ibice 16 ku murongo wa 25. Ubwo rero iyo Yesaya aza kumenya iby'itorero, ntibyari kwitwa ihishurwa rishya mu gihe cya Pawulo. Uhereye mu gihe cya Pawulo kugeza aya magingo, itorero ryabaye intumwa y'Imana inyuzamo ubutumwa ishaka kugeza ku bari mu isi hose. Ariko kandi itorero rizakurwa mu isi mu gihe cyo kuzamurwa. Ubutumwa bwa Yesaya bureba hirya y'igihe cy'itorero ku munsi Imana izatangirira gukora mu buryo bushya. Tubyita igihe cy'umunsi w'umubabaro mwinshi n'amakuba hafi yo kwima ingoma y'enshya. Muri Yesaya ibice 2 ku murongo wa 1 aravuga ngo, ibyo Yesaya mwene Amosi yeretswe ku Bayuda no ku Yerusalemu,
Iyo Yesaya avuze kuri Isirayeli, Yuda na Yerusalemu, aba ashatse kuvuga ku bantu n'aho batuye. Yuda ni ukuvuga Ubuyuda n'Abayuda. Isirayeli ni ukuvuga Isirayeli nk'ahantu n'Abisirayeli, naho Yerusalemu ni ukuvuga umurwa wa Yerusalemu n'abaho. Aho Yesaya akoresha imvugo irimo ubuhanga, akagera akayihishura kugeza ubwo yumvikana. Umuhanuzi aza kutumenyesha aho aza guhindura imvugo. Wirinde cyane ibitekerezo biyobya byo kurebera ubuhanuzi mu mwuka, bihuzwa n'ibisobanuro by'ubumenyamana by'ibifitirano bikunze kumvikana mu nyigisho zimwe mu itorero. Muri Yesaya ibice 2 ku murongo wa 2 aravuga ngo, mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. Ngo mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi. Nongere nkubwire yuko ibi biterekeranye n'iminsi y'imperuka y'itorero. Iminsi ya nyuma y'itorero ifatiye cyane ku biyobe no kwimura Imana mu mitima. Pawulo yabisobanuye neza mu mpuguro zikubiye mu nzandiko zombi, urwa mbere n'urwa kabiri yandikiye Timoteyo. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4 ku murongo wa 1 aravuga ngo, ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa. Uhita ubona yuko mu bihe bizaza by'itorero n'iminsi y'imperuka ya Isirayeli bidasa namba. Nta nubwo ari byo mu gihe kimwe, nubwo hariho bimwe bihuriyeho. Mu by'ukuri ntabwo byerekeza ku bihe bimwe. Ni ngombwa ko tubimenya. Iminsi y'imperuka ivugwa muri uyu murongo ivuga ku gihe cy'umubabaro mwinshi n'amakuba. Umwami Yesu Kristo yabisobanuye neza igihe abigishwa be bamubazaga ngo ibyo bizabaho ryari, nk'uko tubisoma muri Luka igice cya 21 ku murongo wa 7. Icyo gihe yavugaga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu, no mu kuvuga iminsi y'imperuka yashakaga kuvuga igihe cy'umubabaro mwinshi n'amakuba kizaba mu gihe kiri imbere. Igihe cy'umubabaro mwinshi n'amakuba kirarangirana no kugaruka kwa Kristo ku isi ubwo azabaje kwima ingoma ye. Icyiciro cya mbere cyo mu gitabo cya Yesaya ni ukuvuga kuva ku gice cya 2 kugera ku cya 5 kivuga ku gihe cy'umubabaro mwinshi n'amakuba n'ubwami bizimikwa mu isi. Twasomye ngo umusozi wubatswe inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi. Ibi bivugwa ku bwoko bwa Isirayeli itorero rimaze kujyanwa. Ijambo umusozi mu byanditswe risobanura ubwami, ubutware cyangwa se ubutegetsi. Daniyeli yabisobanuye neza mu buhanuzi bwe ngo inzu y'Uwiteka izakomerezwa mu mpinga z'imisozi, no kuvuga hejuru y'ingoma zose zo mu isi. Ingoma zose zo mu isi zizahinduka ingoma y'umwami Yesu Kristo, kandi azaba umwami w'abami n'umutware w'abatware. Imwe mu mpamvu ituma muri iki gihe Isirayeli ari ahantu hakurura abagenzi n'abakerarugendo, uhumvise wese akumva ahafitiye amatsiko, ni ukubera ko ari ahantu Imana yitoranyirije ngo azabe icyicaro cy'isi yose cy'ubuyobozi n'iyobokamana mu gihe cy'ingoma nshya. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera. Samirana, samirana, usemerera. Imani yakucyubahiro. Samirana, 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 usemerera. Imani yakucyubahiro. Samirana, 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 usemerera. Imani yakucyubahiro. Daniyeli yavuze kuri iyo minsi agira ati, nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu biherako bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama waho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishyikizo, maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Aya magambo yanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 2 ku murongo wa 35. Ingoma y'Imana izashimagizwa cyane iruta ingoma zose zo mu isi. Muri Yesaya ibice 2 ku murongo wa 3 aravuga ngo, amahanga menshi azahaguruka avuga ati, nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyoboye inzira zayo tuzigenderemo. Kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, i Yerusalemu hagaturuka ijambo ry'Uwiteka.
ubuyobozi bwite n'iyobokamana byombi bizagira icyicaro i Yerusalemu. Umwami Yesu Kristo azima ingoma ya Dawidi. Kimwe mu bizaba ku baturage bo ku isi ni ukumenya ubushake bw'Imana no kubugenderamo. Bazashakana umwete kwiga inzira ze no kuzigenderamo. Muri Yesaya ibice 2 ku murongo wa 4 haravuga ngo azacira amahanga imanza, azahana amoko menshi. Inkota zabo bazazicuramo amasuka n'amacumu, bazayacuramo impabuzo. Nta shyanga rizabangurira irindi shyanga inkota, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Wazacira amahanga imanza, azahana amoko menshi. Igihe Kristo azaba yimye ingoma ye mu isi mu gihe cy'imyaka 1000, ni ikindi gihe cyo gucira abantu imanza, kandi muri icyo gihe abantu benshi cyane bazacirwa imanza. Nanone hari abandi benshi cyane bazakizwa muri icyo gihe. Ngo inkota zabo bazazicuramo amasuka n'amacumu, bazayacuramo impabuzo. Ubutegetsi bw'umwami ku isi muri icyo gihe buzaba ari ubw'ukuri burimo gukiranuka, kandi azahatira amahanga kutabera no koroherana. Ubwa mbere amahanga yose mu moko yose n'indimi zose bazibera mu mahoro bahuje. Mu gihe cy'ingoma nshya niho honyine abantu bazafata inkota zabo bazicuremo amasuka. Muri Yoheri ibice 3 ku murongo wa 10 hatubwira yuko mu gihe cy'umubabaro mwinshi n'amakuba ibintu bizahindura isura. Abantu bazacura amasuka yabo bayahinduremo inkota. Mu by'ukuri no muri iki gihe dusa n'abari kubaho mu bihe nk'ibyo. Mu bushishozi bwanjye igitekerezo cyo kwambura ibihugu n'abantu intwaro bihabanye n'ijambo ry'Imana. Mu isezerano rishya umwami Yesu Kristo yaravuze ati, umunyamaboko ufite intwaro yarinze urugo rwe. Aya magambo yanditse muri Luka igice cya 11 ku murongo wa 21. Nushaka kugira amahoro n'umutekano biragusaba kugira amategeko n'amabwiriza agenderwaho. Ubuhanuzi bwo guhindura inkotamo amasuka uzasora mu gihe cy'imyaka 1000 ubwo umwami Yesu Kristo azabaje kwima ingoma ye. Icyo gihe uzaba ushobora no kurangaza umuryango ntushyireho imyugariro, kandi ushobora no kuba watembera mu muhanda nijoro mu mutekano wose ntacyo wikanga. Ntabwo uzahatirwa kwinjira mu ngabo bitewe nuko nta ntambara izaba ikiriho. Ntabwo hazaba hakenewe intwaro zo kwitabara. Ingoma umwami azabaje kwima mu isi izaba y'amahoro masa. Ni umwami w'amahoro. Haleluya. Umuntu cyangwa se igihugu runaka aramutse asezeranyije kuzana amahoro mu isi muri iki gihe, yabavuze iby'ubupfapfa n'ubujiji bwose, yihaye intego atazageraho. Umuryango w'abibumbye washyiriweho kuzana amahoro mu isi wahindutse urubuga rumwe mu ziremerwamo imirwano. Waje kwigaragaza ko ari ntacyo ushoboye. Ntabwo ushobora kuzana amahoro mu isi. Cyakora washoboye kugwiza ubutegetsi bw'igitugu ku isi. Nta mahoro ari mu isi. Niba uri umwana w'Imana ugashishoza neza, ubundi ukinjira neza mu Mana mu bitekerezo byayo, uzasanga utuye mu isi ngari yuzuye ububi n'ubugome bukabije. Niba ugitegereje ko abantu bose bazabaho kivandimwe, nta kindi utegereje keretse gukorwa n'isoni, bitewe n'uko nta muntu n'umwe ushobora kuzana amahoro mu isi. Nta mahoro azabaho igihe cyose hakiri icyaha mu mitima y'abantu, hakabaho n'inyota ikaze yo gushaka gutwara no kwigarurira abantu. Radio Samirana, 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 Samirana. Samirana, Samirana, usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, usemerera
Muri Yesaya ibice 2 ku murongo wa 5 aravuga ngo umwanzu ya Yakobo mwe muze tugendere mu mucyo w'Uwiteka. Turebeye kubizabaho dukwiriye kugendera mu mucyo w'umwami. Iyi niyo nzira yonyine y'amahoro. Iyo utaye Imana nta mahoro ushobora kugira. Muri Yesaya ibice 2 wera ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 9 aravuga ngo ubwoko bwawe ari bwo nzu ya Yakobo wawurekeshejwe nuko buzuye imigenzi ivuye iburasirazuba bakaraguza nk'Abafilisitiya kandi bakifatanya n'abanyamahanga. Igihugu cyabo cyuzuye ifeza n'izahabu, ubutunzi bwabo ntibugira uko bungana, kandi cyuzuye n'amafarashi, amagare yabo ntagira urugero. Igihugu cyabo cyuzuye ibishushanyo bisengwa, baramya iby'ubukorikori bw'amaboko yabo, intoki zabo ubwabo arizo zabiremye. Uworoheje yikubita hasi, ukomeye akicisha bugufi, kubw'ibyo ntubababarire. Abayuda bari barinjiwemo n'ibitekerezo bishya bavanye mu bapagani bashaka kubyinjiza mu idini ryabo. Binjije imigenzereze myinshi yo muri Ashuri n'i Babuloni, kandi bari baramaze no kwishushanya n'andi mahanga mu kuramya ibyaremwe kuruta umuremyi wabyo. Muri Yesaya ibice 2 kuva ku murongo wa 10 kugera ku wa 12 aravuga ngo injira mu isenga wihishe mu mukungugu uhonga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye. Agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine, kuko hazaba umunsi w'Uwiteka Nyiringabo wo gutungura ibyibona n'ibigamika byose n'ikintu cyose cyishyira hejuru bikazacishwa bugufi. Imana igamije gushyira hasi umuntu wese w'umwibone, umuntu wibwira yuko ashobora kwiyobora ndetse n'uwibwira yuko ashobora gutwara isi yose adafite Imana. Muri Yesaya ibice 2 ku murongo wa 13 aravuga ngo uwo munsi uzaba no ku myerezi miremire y'i Lebanoni yose yishyira hejuru no ku myera y'Ibashani yose. Imyerezi y'i Lebanoni n'imyera y'Ibashani byerekana umuntu w'umwibone. Muri Yesaya ibice 2 ku murongo wa 14 aravuga ngo no ku misozi miremire yose no ku misozi yose yishyira hejuru. Ibi biraganisha ku buyobozi no ku baturage. Muri Yesaya ibice 2 ku murongo wa 15 naho haravuga ngo no ku munara muremure wose no ku nkike yose. Ibi biraganisha ku ngabo z'igihugu nazo zizacirwa imanza. Muri Yesaya ibice 2 ku murongo wa 16 akavuga ngo no ku nkuge zitarushishi zose no ku bishushanyo binezeza byose. Ubucuruzi n'ubukorikori nabyo bizacirwa imanza. Muri Yesaya ibice 2 ku murongo wa 17 aravuga ngo nuko agasuzuguro k'abantu kazashyirwa hasi n'ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine. Imana igiye gushyira hasi ubwibone bwose n'ibyo abantu binezezamo byose. Muri Yesaya ibice 2 ku murongo wa 18 haravuga ngo ibigirwamana bizashiraho rwose. Imana izakuraho inyigisho zose ziyobokamana ziyobya. Muri Yesaya ibice 2 ku murongo wa 19 naho haravuga ngo abantu bazinjira mu buvumo bwo mu bitare no mu nzobo zo mu butaka, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye, ubwo azahaguruka n'imbaraga aje guhindisha isi umushyitsi. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana gisubiramo ibyo umuntu azakora kuri uwo munsi rubanza. Mu byahishuwe ibice 6 guhera ku murongo wa 15 kugera ku wa 16 aravuga ngo abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'abubasha n'imbata zose n'abumudendezo bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi, babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho muduhisha amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama. Ibyo tureba muri televiziyo bijyanye n'ibya politike y'ubukungu, ubuyobozi, ubucuruzi, ubukorikori n'imyidagaduro, ibyo kwinezeza n'ibyo abantu biratana ndetse n'idini umuntu asengeramo. Umunsi uri bugufi ubwo ibyo abantu bose biratana bizacishwa bugufi, noneho umwami Yesu Kristo azashimagizwa mu isi. Muri iki gihe ntabwo yahawe umwanya we ukwiriye mu buyobozi, mu bantu, mu ishoramari, mu bukorikori cyangwa no mu binezeza n'ibirori byo mu isi, habe no mu madini yo mu isi. Muri iki gihe Yesu yigijweyo ari ku ruhande, ariko ubwo azagaruka abantu bazashaka aho bahungira mu buvumo bwo mu isi. Sinzi neza niba abantu barigeze kuba mu buvumo cyangwa batarabayemo, nyamara hari umunsi mu bihe bizaza ubwo abantu bazasubira mu buvumo. Muri Yesaya ibice 2 ku murongo wa 20 na 21 aravuga ngo uwo munsi abantu bazajugunya ibishushanyo byabo bisengwa by'ifeza n'iby'izahabu byacuriwe gusengwa, babijugunyira imbeba n'ubucurama, bagiye kwihisha mu buvumo bwo mu bitare no mu bihanamanga, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye, ubwo azahaguruka n'imbaraga aje gutera isi umushyitsi.
ngubwo azahagurukana imbaraga aje gutera isi umushyitsi. Iki ni igihe cy'umubabaro mwinshi n'amakuba kigiye kuza. Muri Yesaya ibice 2 ku murongo wa 22 aravuga ngo nimureke kwishingikiriza ku bantu bafite umwuka mu mazuru, mbese mubaca iki? Ntukagire umwana w'umuntu wiringira. Twese turahumeka tugasohora umwuka, nyamara ntituzi neza yuko tuza gushobora kugira undi mwuka tuza kwinjiza mu bihaha mu minota mikiri imbere. Aha niho hari intege nke z'umuntu. Iyo umwuka uhagaze ntiyongera guhumeka abavuye mu nzira. Abantu benshi cyane bahugiye mu mirimo y'ishoramari ya buri munsi. Rimwe bazatungurwa n'indwara z'imitima bakurweho bibagirane. Ntukagire umuntu wiringira, ahubwo wiringire umwami Yesu Kristo uyu munsi. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye cyane kubwira ijambo duhishuriye. Iki nicyo gihe uyu muvandimwe amenya neza ko nta wundi wo kwiringirwa atari wowe Yesu. Mugenderere umwereke ko ibyiringiro bye bitagomba kuba mu mafaranga ye cyangwa mu muryango ukomeye, ahubwo ko ibyiringiro nyakuri biva ku Mukiza Yesu Kristo. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose. Amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka ngurarikire kuzabana nanjye ubutaha, ubwo nzagaruka tuzakomeza kuganira mu gitabo cya Yesaya igice cya 3. Turebere hamwe impamvu Abisirayeli basubiye inyuma. Tuzaganira ku byerekeye n'intege nke mu buyobozi, gutakaza indangagaciro n'imyumvire yo hasi mu gukora neza no kwirinda ibibi. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr, cyangwa wumviriza iki kiganiro ku murongo wa internet witwa www.tv.org. Reba ahanditse ngo languages, maze ushakishe ahari Ikinyarwanda. Imana iguha umugisha.